Zizantare natanze ariko se wa mugani Zizantare natanze na Edu uretse gato Akoze kwiyunga si ni ibintu oya ndumva ubundi Muyango yavuze ngo nje kubera hano hari good vibes so let's chill ngo shamba barira ndabinginze abantu ko njyari amahoro nshaka onyumvira Muyango Muyango gukanda kwa Duma bitangana ahantu hatariho ukanga kunyumva okay ashobora okay reka tubyihorere reka ibyazinda ndabyihoreye sinjo mumbabarire ibyazinda sinjo reba hano Dumba agakanda ahantu Thank you so much guys for the losses for the gifts ngeze Muyango ku bihumbi 10 dore ni uri inyuma ubu ngo ndabyihoreye Muyango basi keza tediski muziyunga reka Dumba ndabona wakomeje guhatiriza reka nkubwire ikintu kimwe sibyo nemera ko umuntu mu gihe cyose agihumeka nta kintu kimwe kidashoboka na kimwe cause nzi inshuro nyinshi nagiye mvuga hoya yanjye ikaba yego nzi inshuro nyinshi nagiye mvuga yego yanjye ikaba hoya sibyo hamwe n'ibihe hamwe n'iki cause ibintu bimwe na bimwe bari bwo bikimara kuba bimwe bigishyushye ibindi bikimeze gutya nyine sinzi ukuntu nabikubwira sinzi ukuntu nabigusobanura ngiye nk'ukuntu mba mbyumva so umutima wanjye ntago winangiye umutima wanjye nta rwango rurimo umutima wanjye nta kintu na kimwe kibi kirimo ndaryama nkasinzira nkabyuka I'm so blessed nyine ku buryo ibyo bintu nyine kujya kubihereza nyine value cyangwa burden nta simbizi nyine ukuntu ngiye mbyumva so mu gihe cyose mpumeka nabo bariho kandi bahumeka ibintu byose birashoboka ikindi nta muntu n'umwe kuri ino si like ushaka kujyana n'ibibazo ukumva ko bizaguma gutyo ukumva ko bikemutse nibyo byiza cyane kurushaho nanone bidakunze ubuzima burakomeza sibyo gusa mu gihe ngihumeka nabo bari ku isi bahumeka ibintu byose birashoboka so let's give it some time kandi let this be the last question umbajije ku bantu cyane batari hano probably baniryamiye cyangwa bari mu zindi gahunda zabo sibyo okay ariko kimenyi namubazaho kamene kumutunda okay bye okay ariko bana kuroze ntiyakarabye ntabwo yakarabye yamasubire muri mode y'ama gift rategura atasubire muri mode kanibaze ko nuko Imana muya uransubije pe ariko kanibaze ko Zinda na Keza nabo bafite umutima nk'uwo nguwo yavuze ko ari kibazo cyane mu bongera kubivugaho ubundi ari kwibaza ntago ari kubaza Muyango twamuze Godfather nawe rurahubuka wese ngo bumva ari kubajishe urumva kanibaze ko Zinda na reka nkubwire Dumba njye nagiye mbona nagiye mbona amatemonyage cyane n'ibintu byinshi ya mu movie mu biki nuko tutaba twizera ngo bibaho ariko ndabizi neza ko bibaho ubu se njyewe nabaya nibo bantu tugiranye ibibazo cyane bikomeye cyane hano mu Rwanda ahubwo nuko sometimes nyine tubivugaho cyane nyine abantu bakajya bagira ngo ni ibintu nyine biremereye kandi ugasanga bo mu mutima nta n'umwe ugenda afitemo Muyango nta n'untekereza nanjye ugasanga nshobora nko kumara week nta n'umwe ntekereje cyese wenda kwa kundi uza nko kuri live kabibonaho cyangwa ku ma YouTube you get so reka tubyihorere ni ukuri tubyihorere bose ndabazi ariko ushobora kubaza ibindi bintu ntavuze ku bantu Imana my love waretse ibindi bintu ntavuze ku bantu ibindi bintu ntavuze ku bantu 700 ubundi twereka tuvugane hano gutya turi hano tuvuge kabano Dumba barimo ndabesha ku bantu naroze bene wanyu barimo ndabesha Mutamba none kucyukome urabe abantu sawa ndakwiyaga na murozo sa na Mutamba we warenge nawe murozi nini badushira muri screen turi bari cyaro waro garide wa muturaje we nicyo gitambaro ariko akose ko ngiye nivugira nage kubona mwese muranyanja byo wallahi ndababwiza ukuri ko Muyango ni mureba nabi mwese arabatambukaho hano thank you Kim Gatema aka kanya ko mbona Muyango agiye kuncaho ndagucaho nyine ahubwo ngo ukuremo nawe hejuru mite nk'umanura ujye kwandika muri comment
sawa rero ibyo wandika ngo mwandike muyango muri comment ndakumanura ariko muratse nk'umugabo nyamara ndumva nubwo ntemera uzi ko ari hara hejuru kuri tari uzi ko ari umuntu wa kabiri uvanyeho muyango hara hejuru umuntu mbwengo akunda voice yaje ubu ntago ambeshye mana we oya ugira ijuru ryiza ntabwo Imana yakwimye byose muyango ntukabamerete ubundi se Godfa uretse wowe mpinga ndumva ntacyo mbaye hagati aho ngaho urumva ntacyo mbaye Muyango urabizi uko ubwiza bwawe ninjye ubuzi bwose ariko iki ndamenya ari nde wakiruzi oya none se simbizi utari sinakubonye mu gitondo utari makiya cya gihe muza mu rugo nakimenye to Muyango ugira umaka PR Dumba ajya avuga bite mfite akashinga ninde hano mu direta wowe wowe direta nkakwereka Eka okay buretse cyongere kivuga Muyanda hahanda hari cyo ngo hongere thank you umva ariko murabonye imitima muri comment mama dore imitima umutambuzi ko cyari tukiri abana iyo twajyaga Imana Belize Cynthia Olivia thank you ngongere ubivuga reka turebe yo muya kutadutegure Christmas party y'abana shamana nago nenswe iki kibazo nza kugisanga wabonye ko uyu muntu ndi namuzibije guys I'm sorry Christmas party y'abana till next year nabaye busy cyane mumbabarire aha Divine uwa wamubonye sheri wanje thank you nyamara Muyango ashobora kuza gutambuka kuri Dumba muri aha Divine uwa se nago mwamubonye none yatagiye kunshaho burundu ngo Dumba namubonye nguyu nawe ntabwo ajya kabiri mu rukundo thank you Eli thank you Shekina Grace Mashetoni yo mana we Divine uravuga bombo bahekenye bahita bajugunya Divine wenje ariko ko bagiye ukoresha amagambo atari mu urongera kuvuga nabi Divine Dumba nago nzongera kuvugana nawe babarira nyamara Muyango ashobora gukora Jesus ariko wabonye DJ Mami thank you TikTok bana we birarenze Ana umumodereta bamwitse Ana namuciye sheri wanje Ana wamuciye Muya wambabariye uyu munsi byaremye abagome wanjye nukuri mana we mana birashyushye iyo Godfa urakoze guha Ana kuko rwose yari yihebye umwana ega Muyango wigize modereta even if cyane ngenda ba moderating ahubwo hano ndatangira n'abakuru ariko Muyango uko njyewe ariyo mpamvu najya nzakurira umva Muyango ariko wowe Muyango ni umuhanga yabonye uburayivu bajya bamuvugira baravuze reka ngende mbwatake nera modereta kwanza mbereke ubu ndabakura ubu next time bariho barakuvuga uzajya uvuga ati nzamura itumanura kasiya zose oya sinshaka kuzamuka kuri live iriho mva Muyango amahirwe ahari ntabwo bisaba kugira ngo uzamuke kugira manura abantu uyu uri modereta w'abantu utanazamuka uyama yiwirahira urabaho bantu Dumba namukuraho cyane umureho ntabwo ikora ko guhita muhereza kamyuta atangiye kuvuga ibintu bidafite gahunda ase wakino umva comment sasa uri kumva comment ariko comment we irandangije ya Eba Esther ngo Muyango ndagukunda ku buryo mba numva n'umupangayi wanjye akuvuze nabi Preyave Imana shere ariko mwana uriya wa Shaurine suka kuko mugeze kuri umuntu ufite imodoka Shaurine thank you Joella thank you TikTok thank yes we ikibazo cy'uko Muyango aragukura amaho mu masegonda kwicecekeye nimbona nyegereye ndahita nigenda yo dora kabwa n'ukuri yo Miracle thank you shiri umuntu wanga Dumba arakagwa mu mwobo TikTok kora Dumburi ikigo Joella thank you shiri thank you barakwegera iragenda nimbona nigereye Muyango ndahita nigenda asa abantu ba hano muryama ryari ngenda ashaka kubabaza nk'ubu tasaba zirageze none abantu baracyuzuye bari baganira ngenda ashaka gushimira
Godfather reka mbabwire impamvu usiko ari mu bantu like bamaze kujya bereka abantu ko kuri TikTok ashobora kuba ari amafaranga undi muntu abona ikintu mana akaceceka akabyihorera mumaze kubibona cyane nje gusubibona arabona bitwereka akadushishikariza rwose ngenzi n'abandi bantu yagiye abibwira kandi bimaze kubyaza rurodo vuga ko ari njyewe ni wowe wose umusaruro ni uwuhe mereza gift Dumba uziko Dumba na gift yaguhaye nimwoza navuge ko ndi igitindi ndabareba nkabibwira ngo Godfather uburozi bwe ntabwo bufunguye narakuroze wahashano we muri umunani kandi umugore mwiza bas uburozi bwanjye bufunguye jewe Yesu Kristo bambe kumusaraba noneho yes Dumba mwari mugiye kuzavuga ko ndi umutindi mwabinwe ndabazi koza bino nibyo bita funga kinwa Dumba muhungu mwiza umusore ukiri muto ufite ibyo ushyira muri big screen bandebe umusore muto Godfather anyanga wambonye wakimetisi we baby wambonye Dumba wagishwe Godfather ukize Dumba mukuremo mbabarira ngo kumbe kiba kizifu oh thank you Jackie uyu ni Jackie ndi Jackie umugore wa Dumba really yo umugore wa Dumba urabizi ariko nawe wari ubizi ko Jackie ari umugore wanjye nawe abagore ufite nzaba numva ibya wa mugabo erega ni umusiramu arabemerewe niyo mpamvu nahisemo kuri Kiremba ngo azashishuka umva thank you so much erega njyewe abantu babaje bakababeshya ukuntu burangiye nitonda burangiye ndi umwana mwiza cyane yo babarira babizi kabisa ngaho muhindi Samusu kubivuga yeye ku mutsi w'iryinyo uritonda pe biragaragara yo thank you Dumba guhamu yango Dumba abantu mwandike muri comment ngo Dumba icyerega nge nikorera utuntu twanjye nitunze ntago nyagara Dumba ibintu birantumbuye ubu ntabwo uri bwongera ukakisi nukuri je si nyagara ibi bintu Godfather jyano kayagaragaza kuza gasakuza bakirotira gute kino kintu umuntu atarakisubiza oya ho ntabwo yakisubiza byarangiye cyabaye cyawe wowe na TikTok ariko wana ntusinzire sheri humura Dumba guza da ana humura no kwimara turegeranye pe oya muyango tombi oya sharago none ndi tombi ubundi up muyango sikujya kunganya na Queen ari Queen yaryamye yarakusha bibiri gusa Mukashima Charlotte Messi ndaryama Kendra you're welcome Godfather kuramo Dumba muri screen bamwe ibihumbi 10 thank you so much nkuramo n'ubundi nashaka kwirya gire kariya gatoya konyine nashaka kwirya kubereka ko umuhungu mwiza kiri muto wakoze kumima Godfather kuramo Dumba banshire ku bihumbi 10 kiramo mukara ndabona mukara yandwanyije ese we Godfather ariko ninde Dumba ninde uri guhamagara mukara ubwajya bari kuri X cyangwa ari crazy Anna wowe uri mukara are you crazy uri nyirabutisiga bareba gute ko batari kuri codinga uranzi wowe bagushyira muri washyira mukara muri big screen tukamureba gahakana bamubona babireba sheri ko njya bararikodinga banyarwanda kazi ngo si mukara ngo Anna si mukara Dumba, I don't like to talk bad to anyone. Leave me around. mukara ntabwo abantu bose bafite umutsi ukomeye baza kuba ikibazo kutwivangamo Dumba musanyiwe nawe You bose bakuzajya baga abana b'abandi mukara ugaragara gushimisha ni mwiza no sheri wanjye mbara don't mind about Dumba uri mwiza njye none muyango ugomba kumenya ko uyu munsi byaremye abagome rikabana umuntu azabinyomoza ariko mukara ugomba kumenya ko ibintu ino mihanda Dumba, ntabwo why are you calling me just bad name? I did what to you? ntako she Anna yawe ayo nicyo ngeze ntabwo kakizi neza bahumva
Are you crazy? Wewe. Wowe mukara. Okay, we're gonna talk English, me and you. Only just English. If you said I don't know English, okay? Are you okay? Dumba, are you ready? You here to embrace me just for nothing. I did what to you? Embrace you. You are here to embarrass me just for nothing. You got it. I'm not embarrassing you. I say Why I you give calling you me brag? You call me brag for what? Dumba, No, not what black, was the dark. reason? I'm okay. Okay. That. Sawa nyine. Okay, We're we're good. going to speak English, right? Muratuma nanjye mvuga icyongereza. Yeah. Okay. Uretse gato Dumba. Uretse. We Ana ibyo ntabwo biza kuzana amakoyini. Oh yeah, Anna. Birakuza no mujye mutuvanye We have no. Let's speak English. Let's speak English. Bana muri ibyo Dumba. Tuvanamo. Umugore wawe yaragiye gusema. I have to put it to my Mukara yaragiye gusema live. Are you okay? Mwese murabutwana mutamba. Imana yanjye. Ako kanya mukara No Dumba ntabwo byigiza Dumba. ijambo embarrass rarigite embrace wallahi. Dumba vugana na mutamba. Look at yourself. We nyamu. Dumba nakubaka. Abaga ibice. Rekeraho bakugeze ku bihumbi 10 Rwanda n'ubwo uriho. Rwagiye. Mukara kakanyiza wallahi embarrass wallahi. Ndakubujije sheri, ndakubujije Dumba nagusaza usare. Ibyari speaking n'ibyari show bitebipfa. Kwanza ijambo kamaze mpereze Muyango moderator ayobora ikiganiro. Nandi ariko ndi moderator ndaje mwereke. Ndakuma Thank you, Doctor. Uri moderator ubu ngubu ufite ububasha n'iyi pano ushaka wayifunga. I don't want to why you embrace me. Du. Yeah, oh yes. Amenya none yanyweye. Iki mubabana ko mu nkanga. Iyo Dumba yagukunze nuko atangira muri Dumba yagusariye. Thank you, Doctor. No, I don't like her. Dumba. You just supposed to like me. What are Moderator you just mutinze supposed to Dumba. like me? Muyango ara mu mutinze. Mumuyagaza kumyuringa. Mumanura. Dumba uzi ko abakobwa b'ibikara babuze. Moderator no buretse gato Muyango atangiye kubikoresha nabi. Muyango yimutinga Dumba. Mumanura ahubwo. Ntabwo mbikoze nawe mbikoze mbishaka. One more time you gonna live this life right now. Ntabwo wamuyango ndagukuraho Why bebere yanjye. embarrassing a fellow woman? Ureba ijosi bro. Ureba ijosi. Ariko noneho mutamba wenda amenya ari gatiki wa mana muta ko gute sheri Dumba kiri ize. Ndashaka ibihumbi 4,300 ngajya 15. Ntabwo bishoboka Dumba uje mwemera ko abantu hano Dumba kuri 44. Kuri 44 ariko murabona ntabwo ugeze kuri senkani bazuje muri kimwe cya kabiri cya Godfather munsi yawe. Anna Sheri. I'm not asking much. Anna. Tambaniza, thank you that. Anna, where you are? Muyango mumugeze ku 30. Ancient C komeza ukora ibintu nk'ibyo ariko urimo urabikorera hasi korera zamuka hejuru. Ngaho abakunzi ba Muyango ndamushaka kuri 30,000 hano utaturebe. Muyango nyamara yageraho ariko turaza gukenera amasaha yandi nk'atanu. Amasaha kuri Muyango. Abakunzi banjye ushaka wongera kumba impano. Ifite ntabwo zikeneye kabisa. Mushaka umuntu nkura ku 10. Thank you Esteban. Nizo nari nkeneye. Wari ukeneye 10 mugatema ndabasenge. 10 kabisa. Ako Muyango uzi ko abantu bagenda baguha uturabo twenyine ukazamuka. Kageza ku bihumbi. Iki reba urukundo akunda Muyango mani uzi ko abantu bose bari kwiyemeza n'udafite ikintu akamuturabo. Yego wenda Muyango afite abafana b'abatindi ariko nyine arabafite. Godfather kumyutinga ngiye dore Queen hano hejuru afite za rwabunga ariko ari kumuhereza ubushita. Yego ko Brenda. Jesus Samusuri bamuhaye ndapfuye Samusu. Nambazi iyo ngiye yagombaga kuza ntabwo yagombaga kujya kwa Samusuri yari yanjye. Reka turebe abantu nta mikino bafite. Abashiri bageze ku 10. Okay, basi ngo tugere ku
urukundo Muyango afite niganiriraga rwarungiza mugire no kuri 12. urukundo muri kwereka Muyango n'abadari muzaze murumve Ancient urako biba bigoye Godfather ko abantu kukunda nkuko badukunda uri seriye reba munsi yawe do Thank you, Lolo. Ubu ndi mu binyacumi nta mutima. Jesus nyamara MC Rickson Muyango agiye kumutambukaho do Muyango aragutambukaho Muyango uramutamba muri Jesus namba Jesus Muyango ibiri biri Thank you, kumukorerwa Lolo. ibiri biri gukorerwa Muyango agiye gutambuka kuri Dumba Thank you ubundi mu Byagora. Thank you, Wasishiri. Jesus. muri abakene cyane Jesus, thank you. That girl thank you Thank you, Onet. kibereka ko Thank you, ngere Shaila. kure nta gitotsi na kimwe mfite nta namba ariko Dumba aranyemeje ngereza mpaka bro Dumba aranyemeje Nyamunsi afite imbaraga 20 byonyine nibyo nkeneye Dumba yaje kugera kuri za Dumba baga ka na Dumba baga ka Thank you, Brenda Shiri. kana karaza kurira wibe iki kintu kibyanditse kandi boroki oya Reka nyigufu, reka nyibroke. oya none se mubaye iki none ko nta ese ana ko mwamugize umuntu wadanje kubera iki mushaka kumukura oya ndekera umwana Dumba ndakubona ndekera umwana Jesus Jackie. You know, that's my girl. nyamara Dumba yakugiye kumureza bien se tega amatwi Dumba Muyango araburaho gatanajya kuri 20 akaba ageze muri mwaki ushobora gukubita keza sweetheart ese ntabwo uzi kuri charginga eba byoroshye ariko reka bigenze by'ubundi reka banze turebe Jesus Number. guys mureke Dumba turebe niba Muyango ashobora kumutambuka Thank you, Nambazi. Ako number 0 ari mushiti wanjye this number 0 Thank you, Brenda. Dumba Aisa you are fucking going Have you? bamwita Aiza kwa Muyango Dumba ibyo ni ibiki Dumba hamwe tate w'imihanda aiza nanjye yarankundaga yaje kumvaho sinzi byabyo gukunda iki Dumba bigiye gukubaho neze ko nkora utuntu twiza ndacyatwa mumbabarire okay reka tubigenze reka mbe nivanye mu mukino Jesus mureke nivane mu mukino reka nivane mu mukino mureke nivane mu mukino uretse gato mureke noneho Muyango mumushyire muri big screen oya Muyango guma aho ngaho competing nanjye ariko oya reka akuvane muri big screen byakabaye byiza turi hariya babiri yego ni baringane nibyo byiza Godfather gutya uko nguko nibwo abantu bari kwibona nuko barushanwa iyi target isa nk'imanura yigire hepfo gatoya ntayo imanura ikisi ubona ndi kuburaho makeya ndaburaho Jesus Dumba bavuga ko iki Rega Dumba nawe ahubwo birarangira umpaye gift. Dumba wowe ariko se murumva umuntu watowe n'abanyarwanda mumeze nkawe ntabwo byahura Dumba ndapfuye uyu muntu wa Shaolin isuka njye ndashaka kumenya uwo ari Dumba ziki abantu mwese mumwerekeza amaso kwa Muyango patient rero turimo akora nanjye abanjye Abantu berekeza mwerekeza kwa Muyango kuma ni mwifate Please follow me back. Uno muntu ufiteho agafoto ka Cardi B. patient abampa nanjye abampa ni mwifate Thank you, Emelas. mufunguke Muyango hano bamunzaniye Muyango agomba kurwanya baze ko Muyango nta na kamera ariho shere DJ Mami, thank ese Muyango you. dukeneye handitse kumubona disi turi gushaka ijwi kumureba rya Muyango ndikunda kurusha amafoto ye ayi Yes, ariko we Miss iyo ni Photogenic iyo ni Shine. embarrassment. is photogenic Jesus nambaza nakugezayo Dumba wede kumbafu Dumba wede nambazi yera ari hano reka turebe Ese Dumba ufite uko mbona wicaranye confidence. ni ukuri kw'Imana ndi hano agenda bizi ko ntabwo ushobora kumubona reka tutegereze turebe ariko abantu banjye mwumva ko mushobora kuntwikira mu ntwikire dati garo rata nawe ukomeza utwika nimuneze abafana ba Muyango namwe munyereke ko mfite abafana Jackie uri uzi gusharinga abantu baza bagahereza reba imibare ntabwo imibare ya Muyango Jackie wowe reba imibare ya wanjye Muyango ntabwo wemerewe gutanga ntabwo wemerewe guha Dumba Muyango reba imibare ya Muyango ahantu igeze
Thank you Nambazi. Bro, afite Thank you team DJ nini Mami. bro. That- DJ Mami. Dumba Thank yatangiye you. abama munshiremo ibintu bizima Mwango wacu Musharingi live. ndabakunda. DJ Mami. uretse Julie. njyewe nshobora Julie. gutungurana sha nta wundi muntu uri bumufate Muyango kabisa. Mwango wacu. Thank you guys. na ewana ako habuze abantu barimo baramya habuze abantu bantwikira bampa ibintu binini Ariko Muyango. Muyango uzanyikaze kuri ya meza y'inyama. Ntugire ikibazo. Kandi nakubwiye ko Kicara uruhindu rushyushye. Uyu nguyu ni ndaye gusa. Wamaje ukajya ku 20. Nambazi. Reka mbanze kwanza mfollowing ngiye bano bantu bari kumpa ama gift. Dufollowing ubu tugiye kujya dukundana inbox. Bita urukundo nkongeza urundi. Ariko se musamusuri ko ndi kukuyenzaho kugira ngo Muyango hano wahakuza Muyango muri Thank you, Maureen. hano kuzana muri mpangare ukanyirengagiza. Yo Shine, thank you so much Shine baby. ngo Muyango nubwo yaba ari mu mwijima, Muyango no mu mwijima aramurika. Thank you Brenda sheri wanje. Ese kuba bagenda following. Mana we. dore Godfather niba uri murasaba iki se nyongera kandi kantu ngere nko kuri 30. Reba disi we. bakubwiye ko ari akantu kaba karaho Nambaze manike. Nyabarasanye. Thank you Prophet. Prophet wambeshe Thank you. Bataragarutse. Profete nutangeza ku 80. Profete nutangeza ku 80 nta kintu tuvugana. Basi nguhaye. Prophet ubu ndimo ndasenga Imana iguhane kubera Profete tugeze ku 80. Yes, ubuyangagiye kuri video na Lion. Uwo ninde? Hari umuntu wanditse ngo ngiye kuri video ngo yampa Lion. Mana we. Babarira uyizeho muya. Wagiye wose sha. barabesha Muyango nuze kuri video Oya, Jesus. ndumva ndebera adversaire we ngo ari kungira inama ariko narageze ndabona. Oya, niba ashobora gutanga Babylon abanza guhetu Babylon ebyiri urahita ujya kuri kamera noneho aguhera Bana muhimwe ntari basi ya avance turebe. oya amwe Babylon ebyiri turebe niba yatanga rayo Abantu mutangiye kwivana kuri kamera rero ndabatumura. Mugomba kuza kuri kamera turi gusaba na Muyango kuyiza ngo mukazibuga kira amafoto. Kabano. ubivuze nabikore ubwo nanjye ndahita mbona umugore wawe Agere ku 30 bari kuza kuri kamera. oya reka Yego. wavuze rayo ni nabanza atanga Babylon Muyango ajye kuri kamera n'aka kanya Ariko se bibiro numva ari gitangaza kuri Muyango. Reka turebe. oya wabivuze abari witanga kugira ngo tube ko Nunda reka muzuriza 30 arengaho kimwe. Tabi bibiri. Na Nambazi yera ahita bikora ibyo. oya turimo turashaka uwabivuze Godfather nawe Ariko se wabivuze ko byanditswe na abanyamagambo bagiye kugufata bagiye kukugeraho gabanya. Baraje bagufatura aho ngaho urimo Yesu Kristo bamwita Brenda. Brenda my darling. Mana we. Moderesa. Modereta singewe. Mumbwira umuntu manura. Hari umuntu ukoze ikosa mu mpere. manura jewe manura Aragushuka. Bajya batubesherega baratubesha umunaka. Ndakubwiza ukuri urukundo ndumva afite iwe kumugeraho biraza gusaba polisi ndumva yavuze ngo namasaha. biba bigoye cyane kugira mu Muyango ngereho kugeraho se no. Thank you Ellen. Thank you Shine. biragoye cyane tinya ko mu rukundo abantu bankunda bamaye gift n'urwa Muyango rurimo. Thank you Ali. Thank you Team Jesus. Falcon. Thank you Falcon. Urapfuye Dumba dore uravamo. Pika wawe ariwe muri guhangana ubu nta muntu uri buguhe. Ngo kaje kuguca. Noneho Dumba mazure bamazina ari guha Muyango. Bro na afite wa urukundo ndapfuye ndebera nambaze Galaxy. Thank you sweet. Namba yizera ariko ndabibutsa ko kwa Muyango ari ngiye umuntu uri hejuru sha urumva. Double check. Mumugeze ku bintu ku bihumbi 30 jewe mukunda. Brenda much love my love. Cyangwa niba atari ibyo mukunda jewe. Ninde uri hejuru Muyango? Ni Godfather yatanze 7 yatanze 4 n'utundi. Akose vava. Ya vavira yo byari yanjye. Igiye iyo ba vava tugere ku 8 sheri tugere ku 80.
ntabwo yari yawe. Vava nigera gusharing ndapfuye. usibwa Jesus, You know. Dumba urabeho. Wait. Vava wanje tugere ku 80. Dumba dore ahantu ndi. ariko abantu banje murihe ko muri bo murantengo Tugere ku 80 haraburaho 1500 yonyine. abantu banje murihe ko muri bo murantengo ku bihumbi 15 haraburaho bine Made in byonyine heaven. Urapfuye ndapfuye urapuye Dumba. Made in heaven. Thank you. Du. DJ Mami wanje urabona ko aguhaye roses guwe ko tufata. Oh yes, DJ Mami. Ni mwiza. ariko ke John mwana wa mama urakaza neza. izi boro zose aho izi manegani zose mwahaye Muyango ntabwo arangeraho Ariko se uzaho mwatangiriye kumuha gift. Vava tugere kuri 80 ngeze ko mugeza kuri 40000. Ndaba muraho ibihumbi 10 nabyikanda tayari. Tugere ku 80 ni njiyoboye. Kare Oya none se kandi nawe uje muri game none se gute? agomba kigomba kwisabirira gakibagiwe ko cyadushyize bari ngo tugomba gukompete. Okay, ni mu compete gaje hasi abantu baje baje. Sibo bankanzeho ze bankanzeho batabareba. Ndakora kwibwira. Kanje kubrokora sandi. Ugiye kubrokora nde? Sandi. Ndere babinsabye igihe kirekire. Kandi tinya ko wamubrokora akaza akaguha. Oya. Coach. Thank you. Abaje bitunye mu brokora. Abantu mutarimo murampa Muyango nangeraho ndahita nigenda. Ntabwo ndi hano kumpima. Uzi ko mwe mwafashe nkaho ntakiri umuntu ufite umutima w'icuma. Murabona mutawe murambabaza. Ntabwo muri murambabaza. Guwe ngo mwashigikiye umugore ngo umugore ngo ari. Ndaburaho gato Shaz, thank you my brother, ndaburaho gato. Muyango murebe mu mukundi. Dumbas. Bombo klat nyamara Shaurini. Ushaurini soka Jesus. Vava. Dumba rero waje. Gift ziza kungeraho Muyango gift zengeraho ziraza kuba ari nyinshi. Sheri wanje, God bless you, urakoze mukobwa mwiza. Imana igumugisha. Gift ziza kungeraho Muyango zigomba kuba ari nyinshi. Igukubire karindwi. Abantu batangiriye ndabona utari muranyegera. Thank you. Clarisse mon baba. Mola mo. Dumba we. Wabonye Shaurini soka wanje. Bana we. Muyango araburaho kangaye. Waje kureba mama Peniwa. Shaurini soka wanje. Kungeraho wallahi. Igo Shaurini soka wanje sha. Umva ari maso. Waje kureba mama Peniwa. Ukuru namwise ngo ni Shaurini soka. Bamwita Shaurini ariko soka niriho. Okay. Shaurini. Ya ariho Tayari nageze ku 80. Thank you my people. Dumba wabibonye? 80 nabigezeho tayari. Wait. Shaurini. Mana we. Yes we mbega ibintu byiza. Waranyuzwe? Ndakurira nka kwibwira. Niki mutabo? Na winyibwira. Tageti nangahe Dumba? Tageti yanje. Iyo tageti rangwa kangahe? Si 90? Oya Shaurini. Ndabura ibihumbi 10. Oh Clarisse. Ndabura ibihumbi 10 du. Urabikura he? Ndabikura he? Wategereza urareba. Ana uracyarakaye? Gina Sheribite. Ana yagiye he? Gina Marlene nagana wageze. Bomba baramufashe. Biraza gusaba akazi kenshi kugira ngo Muyanga ngerewe. My love. Gina Mba nta kintu kidashoboka. Biraza gusaba akazi kenshi kugira ngo Muyango angerewe. Tegereza urareba du. Dukurikije igihe byagufashe kugira ngo ugeraho n'igihe bifashe Muyango kugira ngo abageze aha nta minota 5 ishira batagutambutse. Okay, katubere minota 5. Katubere minota 5. Ubu ni minota 4. Niyo igera amasaha